ubwo rero twahereye inyuma y'ikibuga byari bimeze neza cyane turifuza ko binakomeza bikamera neza cyane mu kibuga rero mu kibuga Iberi Imbabara wihute utubwira 11 Rayon Sport yari yateretsemo na AL-HILAL yateretsemo nibyo 11 rero babanjemo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport umutoza Bruno Ferry yari yafashe umwanzuro wo kuvana uyu musore Benaziz Dao ndetse na Faringanye mu bakinnyi 18 bashobora gukina umukino kubera ko abanyamahanga ni benshi ikintu wenda benshi batari banahurijeho nabo bavuga bati Faringanye namaze iminsi yitwara neza yaratsinze ibitego biri kuri City Boys ari kugenda agarukamo neza ku cyumwicaje ariko nyine umutoza bujye niwe bana n'abakinnyi ni ureba urwego bariho ni wewe wanariza match bagiye gukina akamenya abakinnyi akeneye ubwo kwari kugira ngo aze kuzanamo Richard Ndayishimiye ndetse na LIKAU Pizarro batari bagaragaye kuri mukura mu bakinnyi 18 none habazanemo nyine nk'abandi banyamahanga aza gukoresha bivuze ko rero mu izamu nk'ibisanzwe yari yashyizemo Kwizera Olivier umuzamu rwose ubona ko ari kubafasha cyane hanyuma ku ruhande rw'iburyo inyuma kuri kabiri hari Uwamukiza Obed umusore bavanye muri mukura mu gihe kuri gatatu yari yahazanye Iganijuru Ishimwe Eli kugira ngo aze kuzibira uruhande rw'ibumoso muri defense centrale yaraftemo Bayisenge Emery kapiteni ndetse na mugenzi we Chimanga Chilemi Ramazan niwe bamaze iminsi bakina muri central defense y'ikipe ya Rayon Sport hanyuma mu kibuga hagati yashyize Yannick Bangala Litombo uyu musore yamaze kumuhindura umwanya mushyira hagati imbere hashyira Abedi Bigirimana ndetse na Tam Wegruwari Ngongo nk'abakina bajya imbere babiri muri mediane hanyuma uruhande rw'iburyo yari hakize Azizi Bassane Kolanya ibumoso hashyira uyu musore Didier Mugisha yatakisha Asmani Ndikumana ngabo 11 rero umutoza yari yashyizemo mu gihe kuranga ikipe ya AL-HILAL abantu babyumve neza ko n'ubwa mbere ikipe ya AL-HILAL Ruvuyanga ifasha abakinnyi barindwi basanzwe babanzamo no muri Champions League ikabarinya muri champion narabe dutangira kogeza match ndavuga ni ngiye maze kubona list ya AL-HILAL iyi naga ari Champions League kuko rwose usibye Steve Ebuera wavunitse ni Steve Ebuera kuri kabiri wavunitse muri defense ura musore witsinze igitega sanzwe akina n'uwitwa Kashumu yitwa Kashumu Osmane Diouf ne wari wajemo ni udasanzwe abanzamo oya buratse gatoye uyu Kashumu ndetse na Ebuera yego rwose baburaga tuvugishije usanzwe muri mediane nabo wari Yedini Pogba na Salah Eldin no bara 15 hoze umaze iminsi amakarito atukura nibo batari bahari abandi bose bango ubundi 11 isanzwe ibanzamo 8 bari bahari barindwi babanjemo kuko ubundi muri mediane nkuko abivuga uyu musore ariko n'impamvu atakinye nuko yabonye ikarita y'umutuku uyu Salah Eldin wamara 15 none umu defense muri kuvuga muri Karishum afite imvune yaravunitse ku munsi waje mwana mubonye yambaye ama training ntabwo ari mu bakinnyi 18 yari mu kibuga byo bari gukora warm up so kuvuga ngo ni rotation ntabwo rotation afite imvune n'undi yaravunitse Buera yaravunitse na Steve yaravunitse n'abaricaye ahandi twavugaga n'ubundi basanzwe bicara bivuze ngo rero ikipe ya AL-HILAL yasaga naho ubundi yapanze bane bataka tukababona none sasigaje iki yabura yasiga umudefenseur kandi ku mugani Iberi cyavuze kita cyumvikana aba basore bafite imvune niba upanze Omer Taha Yagubi imbere ye ngira umugisa na Adama na kuri urutirigongo rwose kuba yari yaruzanye abandi bafite ikibazo umva rero buryo bari bahagaze mu izamu harimo Farid n'umuzamu wa mbere w'ikipe AL-HILAL ukina n'ubundi mikino mpuzamahanga Sofiane Farid mu gihe ku ruhande rw'iburyo hashyize Kamardini umusore wa Madrid w'imbaraga nawe w'umuhanga cyane ibumoso rero hakira Ernest Ruzoro Nzita umusore w'imbaraga cyane kugira ngo uzamunyireho biragoye kuko umunsi w'ubona ku buryo Azizi Bassane ku mudribura byagoranye hanyuma muri defense centrale harimo uyu Diouf ndetse na Ereng nawe asanzwe abanzamo muri mediane rero niho hasaga no habayemo impinduka kuko gatandatu hari Haji Madike Ken uyu musore watsinze gukoreshwa cyane uyu niwe watsinze kufra APR Haji Madike Ken na Petros Aprecius nawe baringaniye mu gihe imbere yabo hari vice captain w'ikipe yitwa Abdulaziz Omer Taha yarambara nimero 8 hanyuma uruhande rumwe bari bafite Adama Kuribari ubwo abakina kuri 7 Gilbert Jean Claude Umugisha akina kuri 11 mu gihe batakisha captain wabo Abdulrahman urumva ko rwose ikipe yabo yasaga naho yuzuye ku munota wa gatatu gusa Rayon Sport yari ikiriye abareba bagira ubwoba yari ikiriye cyihuse cyane umupira wavuye iburyo bawuhereza gira umugisha niba mbyuka neza umupira imbere yatakaje bari bateye kufra uyu rutayizamu bari bateye kufra none bayiha Emery bayinyuza Emery arayifunga neza ashaka kuyikoreshamo kona ashaka kuyitera mu defenseur wa AL-HILAL ngo iyo kona ariko arawusimbuka ahubwo bahita borekipera ajya kuwukina awurekera Adama
kuri bari kugira ngo we ahite yirukanka usaba ahubwo uvuga ngo yawumurekeye ahite yirukanka usubira ahandi Adam asanzwe akinira ku ruhande rw'iburyo imbere kuko nta muntu wari uhari bari bazamutse ebana kuri bari nawe yawushyizeho neza cyane awumuransirizayo yawufunze rimwe akontorora kabiri kugira ngo areke jangira umugisha yisuganye neza awumuha neza ariko nubwo byari neza cyane ko Azizi Basane wari wagarutse gukora kuvertire yashatse kukiriyaringa akubita agataronade kugira ngo vaneho ntibyamukundira usanga rero jangira umugisha ahagaze neza urebye nko kuri akisiyo uburyo barekipiye rutayizamu uyu Yagubu kapitene agafata umupira witwa w'umukiza Obedi yagiye kumugeraho yatinze ndetse na Emery yabana Cimanga utibagenaga nijuru baje basanga aba basore bamaze kwa bien place ko bari basaga nkaho bubatse aga triangle yagubagarura pasi isa nk'isoka muri box V-pass maze uyu musore yagira umugisha ufashe arabanza gucengera witwa Aziz Basane washatse kukuraho n'agataronade nekereza ko iyo adatekereza ibintu bya taronade agatuza yashoboraga gukiriyaringa no kufunga byose ku mugani kuko wawufunze wahita ukiriyaringa cyangwa se ukanawuha umuzamu kwizera rero ashaka ibintu byo gutanga agataronade atareba kuko nicyo kintu n'abatoza babuza abakinnyi taronade ntigira amaso ntigira amaso rero ahita wereza agira umugisha arabanza gucengera witwaga nijuru ndetse yewe n'uyu musore Aziz Basane awutanze kwa Taha yatekereje kuza gukiriyaringa Obedi asanga uyu musore yamaze guprasa kuri deuxième pot igitego cya mbere kijyamo ku munota wa kabiri Rayon Sport yaje kwishyura ku munota hafi mu minota 20 ya nyuma muri make ya Iberi Rayon Sport yakinnye gute ku munsi w'ejo kugira ngo ibashe gukura amata kuri AL-HILAL mu magambo make ngira ngo bamaze gutsindwa igitego icyo umutoza yakoze ni ukubwira abakinnyi gutuza kuko arabizi ko yakinaga n'ikipe ikomeye kuramo igitego hakiri kare cyane avuga ati none mwe mutuze tube turetse kongera kwinjiza igitego turebe uburyo twakora iminota 45 nta kindi gitego kigiyemo ubundi ngewe muze kundekera umwanya wanjye iminota 15 y'akaruhuko hari ibyo ndaza kubabwira tujye gukosora kugira ngo turebe uburyo twaza kwishyura igitego ibyo byamukundiye gutuza kugira kompoja ntibinjizwa igitego biciye cyane cyane kuri Emery Bayisenyi ubona ko yadefandaga neza wenda mugenzi we Cimanga ariko ngira ngo mu gice cya kabiri cy'umutoza yakoze ni ukubona ko muri mediane ye akeneyemo abakinnyi b'imbaraga uretse kuba haba harimo Abedi na Batambo bazi gukina umupira ku kirenge ariko anakeneme ikintu cy'abakinnyi bafite imbaraga bazi kurwanira umupira nka LIKAU Pizarro kuko urebye umubiri we muri duel ariganya neza wareba Richard Ndayishimiye azi gukora circulation y'umupira mu kibuga no vuga arayisaba akayitanga kongera akayisaba bibijya no gusirikiriza umupira arabirusha abakinnyi bose bari muri Rayon Sport vuga ngo mediane Rayon Sport wese afite qualité ye LIKAU azi kurekipera neza kubera imbaraga n'igihagararo ariko Richard we no iyo ufite arawutanga akanawugeza imbere mu buryo bworoshye akanakinisha impande ntekereza ko ariho rero hanavuye n'igitego bishyuye kuko urebye uburyo yawuhinduye nuvuga ngo remplace umutoza yari yakoze yabwiye ngo nubwo muje kurwana imipira mu kibuga hagati ariko muze no gusa n'abazamuka kugira ngo turebe ko wenda twabona igitego kuko urabona ko Richard uhindura yari yabonye ko uyu LIKAU yazamutse neza utereka ku mutwe we ubundi ya mipira bahindura kuriya iza gutya ijya mu izamu nuvuga ngo umwataka kugutsinda cyangwa se watatse biramworohera ariko niyo atawutsinda hazamo ikintu gishoboka cyane ko umukinnyi yakitsinda kuko kudefanda bigoye kudefanda ugara gutya biragoye ariho rero uyu musore Ahmed yahise yitsinda igitego babarakishyuye nicyo umutoza yashakaga yava muri timara kukishyura inota rimwe riraba riryo nakurikiranye ntago ndi bubitindemo kuko byanteye amatsiko nshaka uburyo nkurikirana imikinire umutoza yakinaga na konsigne yari yahaye abakinnyi ubundi mutoza w'ikipe ya Rayon Sport Bruno Ferry yashatse kubakira ikipe ye mu kubloka muri mediane nyamwana yibonye yaba uburyo tambwe yakinaga Abedi ndetse na Yannick Bangara Ritombo bakirimo bose babaga ari bo kenshi batindana umupira cyangwa se niho imipira ya Rayon Sport yashakaga kuyinyuza mu gice cya mediane kubera iki umutoza w'ikipe ya Rayon Sport arabizi ko impande za AL-HILAL uko byagenda kose ibyo ganijuru yagerageza kuri bari ndetse na Obedi akagerageza kwagira umugisha ariko ntiwarangiza iminota 90 batabuze igitego bakoze cyangwa se batakunesheje aravuga ati kugira ngo tubashe guhangana n'iyi kipe igice badafitemo abakinnyi babo b'ingenzi ni mediane tunavuga abakinnyi bane batari bahari babiri b'abakaseri ntibari bahari baba mirere kipirateri aravuga ati byanze kunze nubwo Madike nari mwiza na Petros Aprosias ariko ni baba beza nka Sarayedini ndetse na Wariyedini Pogba aravuga ati nize ya Bedi kurekipera ndetse agatanga umupira neza ni nako bimeze no kuri tambwe ubundi asaba Yannick Bangara gukina zone ye ivuga ngo Rayon Sport ikibonera n'imipira n'amwe arebye muri build up
yaba bafunguye imikinire mu mpande ku bafurubaka umupira uvuye kwa Kwizera barwanaga no kureba ko Abedi ahari ndetse n'uyu musore Tambwe bakabanyuzaho imipira akaba ari nayo mpamvu Iberi ku cyo avuze na ramparasoma za Rayon Sports zakozwe muri Mediane aravuga ati Tambwe ntabwo ari kuba mwiza kuki Tambwe atabaga mwiza. Tambwe ubundi Rayon Sports imaze kurekipera ni umwe mu bakinnyi baba ba mbere mu gusohora baro ahita ajya no mu gice gisatira binamworohera gukora igitego kunganira abakinnyi mu buryo bwo gukora igitego ariko ku mugoroba siko byari bimeze. Rayon Sports yagombaga kubanza kugucungira kukubaka Mediane ku butatu bwabo Abedi na Tambwe ndetse na Yannick Bangara bakahita bacungira ku makontaratake niyo mpamvu mwabonye imipira yasohokaga ishaka Bassane ejo ni umwe mu bakinnyi ba Rayon bakoze ku mipira myinshi kubera iki niwe wadufasha kuko ikipe ikina kontaratake igira abakinnyi babiri b'ingenzi hari umwe ugomba kuba mwiza mu gupasa n'umwiza mu gutwara umupira kuko kontaratake utwara igihe kinini mwiza mu kwihuta ariko atwaye baro ukagira n'umufinisha mwiza ngo byari ibintu byubakiye kuri Bassane cyangwa se no kwa Didier nawe wihuta bakagira n'ugomba kubayobora ari we Tambwe mwiza mu kubapasa na Sumani waba mwiza mu gutsinda niyo mpamvu umutoza yaje gukora impinduka abona hari abakinnyi bitari gukunda Tambwe ntabwo uri mwiza mu gutwara iyo baro mu buryo bwo gupasa usibye yuko ngo Tambwe ngo ntabwo ari kubanza mu kibuga ntabwo anafitemo akanoke ngo sinzi ngo ubuyobozi bwa Rayon Sports ngo bwagiye inama mu mutoza bwo kubanzamo Tambwe akaba yicaje LIKAU ngo byo kumuriwadinga ngo urugero amaze iminsi yakira neza niba byarabayeho ibyo ngiye umutoza ngo yafashe umwanzuro wo gukinisha aba miliyari ekiperateri babiri LIKAU na Bangara ngo bagakina baringaniye imbere yabo bakahashyira Abedi ebana rwose niyo probable yari ihari nibo bakinnyi bari kubanzamo ku munsi w'ejo kugeza imbere niko yabipanze ndi kumwe nawe rero ariko baramubwira bati Bangara na LIKAU Mediane ibaye constipepe urayikomeje cyane bikabije ku buryo biraza kugura Abedi ku buryo yakina kuko yaba Bangara akina baro rimwe ntabwo yakora kabiri cyangwa gatatu na LIKAU nawe ntabwo yakora ukwiriye kuvamo Senine si Bangara ubundi ariko baramubwira ngo nta mpamvu yo kujya gushyiramo abakaseri babiri ushyiramo nimero 6 ushyiramo nimero 8 ushyiramo nimero 10 buri wese ku mwanya we icyo ngereho mitangarukaho kuri icyo nari ndimo nsoza LIKAU aza kumusimbuza kandi byaramufashije kuzana muri LIKAU aje asimbuye urumva LIKAU umutoza kuri kwa gukinisha abamilere ekiperateri babiri niba bitekerezaga afite ukuntu akunze Bangara sinzi umutoza ari yazabirebeho kuko uramutse ukunze gukinisha umukasero umwe ku mbaraga nicyo bisaba kuri match nk'izi ntago Bangara rwose yagufasha niyo mpamvu uzasanga Bangara iyo yakinanye na Abedi uzika Abedi biba bisaba ko akina nawe nka nimero 6 kubera iki Bangara ya ekipi yahita uguha ntabwo yagufasha kuwutwara n'imbaraga ze ntabwo yaba umukasero umwe rukumbi muri Mediane nk'iyi kipe nka AL-HILAL biba byiza ko yegera undi niyo mpamvu igitekerezo cya Bruno Ferri cyari cyubakiye ku bamediateri babiri ngenda byemera babakaseri kubanza kurekipera ukagira Abedi wakina umupira neza mu gihe wakiriye Abedi afite n'ubushobozi bwo kuza kuwukura mu bakaseri akerimina umukinnyi umwe babiri kuko ku gitekerezo yari yagize uko yapanga ekipe bataramuha igitekerezo cyo kuzanamo Tambwe wabonye ko akoze ramparasoma byahise biba perfect LIKAU akaza akaba ari kumwe na Abedi na Tambwe nyuma za kubona ko Tambwe ko katameze neza azanamo witwa Richard byahise byubakira kuri cya kintu kivuga ngo tube beza kurekipera ariko tugire n'umukinnyi nka Abedi ndetse na mugenzi we uyu musore atanze umupira wavuyemo igitego Richard no tujye dukoresha imipira miremire no mu gihe tutabashije gukoresha uyu musore witwa Aziz Bassane navuga ko kuri iyo mikinire umutoza Bruno Ferri yo kubakira kukurekipera neza bagasora imipira bayinyuje mu basore bihuta bagacungira ku makontaratake byari perfect ku mugoroba ku ikipe ya Rayon Sports. LIKAU rero ubona ko wenda ashobora no kuba atishimye kubera ko atari gukina cyane kuko wabonye amagambo yanditse kuri karaka pira yambeyemo imbere avuga ati ya batu pasi avuga ati abantu baragoye ngo abantu baragoye nicyo bivuga rwose abantu baragoye wa muntu muri ingara ya batu pasi ubwo rero urumva ko niwe yibutsa ko bagoye abantu bikirwa muntu turagoye nyine akandi kantu kamwe navuga muri ekipe ya Rayon Sports ni nacyo umutoza abakeneweho guprofita tamforo zawe no guprofita tamfero kuko impamvu mbigarutseho Sport batenge gato nepo Rayon Sports ifite abanyamahanga benshi yego iki ni ikintu twese tuzi iyo hari abanyamahanga benshi rero mwese mujye kunganya urwego umwanya urawuharanira wanjye ndi kumwe nawe hafi urumva
nta mwanya arawufite ni umutoza ukunda bangara sinzi icyo ari guca bangara zikaba ikipe ikabona igitego ntakire birarura arimo aragaragaza icyo ashobora abavuga ati abantu baragoye ni gute umuntu nka bangara abanzamo ndi hanze maci karimwe abantu baragoye none ibe ni gute ufata umudefanse ukamuhengeka ku mwanya wo usanzwe ukinaho yego ngewe ukanyicaza ndi muzima uzi ko uyu munsi nka rika wabona ari Aimable ukina ashaka kwitekereza akavuga ati uyu mukinnyi ni umwanya wanjye kazamuye urwego nanjye reka nkore noneho zanu bimubabariza murabyibuka ko ari maci ebyiri atamushyize muri difedo maci urabyibuka icyo kintu maci ya City Boys na maci ya Mukuru yari yabanje ya Mukuru ntiyamushyize muri fedo maci icyo gihe nawe aratekereza akavuga ati birakwiye ko ubu butumwa mbutanga ariko icyo ngiye nasorezagaho Rayon Sport muri cya gihe umutoza wari Hilal yakuyemo za ntwaro ze ugomba kwita umenya ko ari cyo gihe cyawe cyo kuyirasa niho babonye igitego ni naho bahushije ibindi uziko hajya gushyira bedi ku icumi Bassanere kuba yarangije cyane we n'uwitwa Didier ongeraho na Didier uziko hari aho bedi yababwiraga ati njye nabegereye si ikibazo cy'uko mushaka gutsinda nunkorezaho nanjye ndagukorezaho dukora igitego ariko mu buryo bwiza wishota mu maguru y'abadefanseri wabonaga imibare ku mugoroba ya Rayon Sport nyine bagiye bakwishimira amakazi nibyo kwishimira cyane ko Rayon Sport byibura yabonye amakaziyo ushobora kuvuga ngo yari kuba yanasoje match bagakora ibitego byibura nka 3-1 cyangwa se 2-1 uvuga ngo banganyije n'ikipe AL-HILAL ariko iminota 45 bayirushije ku buryo byashoboka cyane kuba yitsinda hari cyo kwishimira cyane gikomeye kuko ari abakinnyi ubona ko bamaze kuzamura urwego urebye nk'umupira bayisenyemera ari gutera urabona ko icyaburaga ni ukumuha iminota yo gukina ihagije kugira ngo yongere kugaruka ku rwego rwiza rero kumukirisha match imwe agaruka hashize match 3 biramufasha cyane ubona ko noneho icyo bahinduye cyo kumukirisha match zimwe na zimwe zindi nakine ubu ngo bari guhozaho ameze neza ubona ko defense arayiyoboye byanatumye Chimanga nawe azamura urwego kubera ko ari kugendera kuremera cyane niwe wavuga ngo umuyobora birasa neza cyane Abedi ni umukinnyi uri gutera umupira mwiza bitandukanye nuko mbere yari afite akavune ubu ngubu yongeye kugaruka neza ariko Richard yagarutse transfer bakoze ya Mugisha Didier babitekejeho neza n'umukinnyi wafashije Azizi Basane ameze neza igisigaye no kureba noneho ngo Asumani arongera kugaruka abe wa Asumani wa undi wari umeze kwa kundi atsinda ibitego byari ubundi Rayon Sport ibyo byose usorejeho niyo byatumye nanjye nsoza kogeza umupira mvuga ngo ndabyanzuye Rayon Sport igarutse ku gikombe muremeranya nanjye ndemeranya nawe APR reka turi kureba AL-HILAL na Elimeleke APR irarusha Rayon Sport amanota 3 baranganya imikino byose baranganya imikino APR ifite 3-9 Rayon Sport 3-6 aho ubwabyo imibare ikipe iba yagarutse ni match imwe rwose ibyo wavuze ni ukuri ni match imwe none biranashimangira cya kintu meya yigeze kuvuga turavuga tutera arakabije yaravuze ati igikombe ntikiragenda ati ndacyari abantu bati yabivuze kera ndabyibuha ati bunari kuganira ariko niba yarabivugaga ko kareba icyerekezo cya ekipe ni nacyo nsaba ubuyobozi mukomeze mushyiremo imbaraga polisi na APR zibigizemo uruhare kugira ngo Rayon Sport igaruke ku gikombe cyane zayikanguye APR yanganyije imikino myinshi polisi nayo iranganya polisi imaze imikino 6 ifite amanota abiri mu mikino polisi yeruka intsinzi tariki 3 z'ukwezi kwa mbere batsinda gorisha nibwo yeruka intsinzi polisi turayinenga ikintu kimwe akenshi hari ubwo izi ikabishya shampiyona oya rwose iryo jambo baryumve twakabaye tuvuga ngo Rayon Sport ije ku gikombe polisi irahari APR irahari byibura 3 none polisi irasa naho irimo kuberereka yagiye niba mufite amanota 2 mu mikino 4 ni ikimenyetso cy'ibyo ndimo kuvuga none kibi cyayigiye kare urabona hari andi makipe yagiye aza agatanga challenge ku gikombe wenda ntagitware mu twavuga nka Kiyovu muri za 2022 gutyo Kiyovu rwose yageze igihe ubona ko igikombe yagitwara ikagitakaza finale mu munota wa nyuma wenda ngo bahushije penalty Nyagatare kwa Sunrise ariko ubona ko ntabwo yabivuyemo mbere wa nyuma AS Kigali bibutsa abantu AS Kigali biba ngombwa ko batandukanywa n'ibitego imuhanga n'ubyibuka itsinda ariko APR yatsinze bitandatu kugeza ku urumva ko byibura Kiyovu na AS Kigali zatangaga challenge kugeza ku munsi wa nyuma zikiriho muri course y'igikombe bikarisha champion ariko polisi yo ivuyemo kare tugitangira phase ya tour bitanga ibimenyetso ko byira tuzinjira mu kwezi kwa 4 twaramaze kwibana ko tuvuga ngo wenda yaba ari yo na APR gusa rero polisi rwose hari ukuntu itaryoshya shampiyona nk'uko abantu bayibona kandi inafite ubushobozi kurusha n'ayo makipe tuvuze amarekiritemere yakora uko yiboneye amafaranga arahari hejuru